Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, nizere ko mumeze neza. Njyewe nitwe Nongera Bernard. Njyewe nitwabigira Imana Rora. Uyu ni umwanya abantu bakunda kandi bakawukunda ari benshi. Rora, ubibona ute? Mbese iyo ndebye abadukurikira nanjye mba numva nishimye. Ego 5/5. Niyo mpamvu rero nabwira abantu badukurikiye ahantu bari hose mbabwira ngo nimwikomera amashyi, hanyuma nibarangiza bagera ahantu bigurira icupa bari gotomere. Aho rwose ahubwo baratinze. Niba batabikora baratinze. Bari gotomere rwose. Bari gotomere. Yes. Hanyuma rero nizere ko umeze neza. Turi amahoro, turashimira Imana. Ariko amakuru ari kutugera hameze nk'ibijojoma by'imvura. Yego. Amakuru yabaye amakuru. Amakuru yabaye amakuru. Amakuru aravuze. Arimo kutugera hameze nk'ibijojoma by'imvura. Kandi nababwiye yuko ntago ndakabati. Bishatse kuvuga ngo byongeye byabaponyotse. Byongeye rwose byabaponyotse babitugezeho. Okay. Hanyuma uyu mwanya byifasha bite abantu mwese mudukurikiye? Ngira ngo mu ntega amatwi mukurikire Rora twumve uyu munsi yaduhishiki. Ingingo z'ingenzi. Ingingo ya mbere, mw'itora rya Pentecote mu Rwanda, ADPR ryongeye guhangayikisha abayobozi b'amatorero. Abayobozi b'amatorero bayobora ADPR. Yego. Mu matorero hasi batangiye guhumeka insigane. Barahangayitse. Ingingo ya kabiri, mw'itora rya Pentecote mu Rwanda, ADPR amaraporo ari kuvuza ubuhuha. Raporo zabaye raporo kwa raporo. Ingingo ya gatatu, ifaranga ryo muri ADPR ryongeye ku ifaranga ngo n'urumiya ngo bari kurugenzura. Urumiya n'urugikora. Ese buri urumiya cyangwa ifaranga rimwe. Reka duhere ku cyatanu. Igice cyatanu byongeye ku ifaranga. Oya. Uziko baba bakabije. No kuvuga ngo ntabwo uziko kuki n'igiciro cya 20 nicyo kigura bombo. Ariko ni amafaranga. Reka tubwire abadukurikiye bumva cyangwa bakavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho baherereye mu isi bose turabakiriye. Aro. Yes, aro. Mumeze mute? Meze gute? Ese murashima Imana? Ariko se uko bimeze kose baramutse hari ibibazo bagize batwandikira. Bayobozi b'amatorero raporo zibamereye gute? Bayobozi b'amatorero y'imihangayiko. Murikizwa n'iki? Rero duhere ku ngingo ya nyuma. Duhere ku ngingo tugiye kugenda tuzamuka. Yego. Ifaranga ryongeye kuba ifaranga. Ifaranga muri ADPR ryongeye kuba ifaranga. Ririmo riraba ifaranga. Ese koko ryabaye ifaranga gute? Ubundi uhereye kuva kera ibintu byose bikorerwa mu raporo. Ariko hano siko bimeze. Amakuru twahawe n'abari mu nda y'ingoma bayoboye amatorero ubwabo. Bamwe basengeye mu kwezi kwa 12 ntibarahabwa imyanya n'abakora bushake. Abandi biciye mu bakirisitu. Hari abantu basengewe batazi no kuvuga dawe uri mu ijoro. Hari naba akose nibyo bigaragara no kubatiza batazi no gukora imihango y'itorero. Nubwo tari babizi bari bazi kunywa kofi. Ndeka kofi raryoha. Ese yabaze kunywa kofi ntabona umwanya. Noneho sangira n'abandi. Azi gusangira n'abayobozi bazima. Aho ngaho rero byakomeye. Ifaranga ryongeye kuba ifaranga. Ubundi muri ADPR hari amakaye aba ku matorero arenga 10. Arenga 10. Bandikamo buri kimwe cyose cyakozwe. Bakayitangira raporo mu kwezi cyangwa mu cyumweru. Hano siko bimeze rero. Umukoresha wabo mukuru yasabye abahagarariye amatorero ikibazo kigendanye n'umutungo. Kigendanye n'umutungo. Kigendanye n'ifaranga. Amafaranga. Uhereye ku ifaranga rimwe 5, 20, 50, 100, 500 ukazamura. Ubu ikibiriti cyaguzwe. Aho buri mu mwuka. Cyandikwa mu ikaye. Ikibiriti cyaguzwe bagitangira raporo kwa mushumba mu kubuzo b'abadiyakoni bakubuza mu rusengero waguzwe. Yego. Rakirete yaguzwe isimburiza ishaje. Akantu kose kaguzwe abayobozi b'amatorero bagomba kugatangira raporo buri munsi. Hanyuma reka nse ngubaza. Ariko buri munsi ako kantu gasesengura buri munsi. Kubera kibyitwa buri munsi. Ni buri munsi. Iyo raporo ya buri munsi. Twagera ugasara no mu bwonko.
ya buri munsi. hari abari kuvuga ngo raporo ngo ziri kubatera ngo zamaze kubatera ikirungo. Zamaze kubatera ikirungo cyane cyane gukorera bushake bazahembwa bageze mu ijoro. Niyo cyatumye ngo bamwe na bamwe ngo basige banywa ka energy ngo rero ko baruhura ubwonko. Ari umushumba wayoboye Nyarugenge ni umupasitori ari kimuko kizabukuru ntago tumuvuze izina kubw'impamvu ze ni umuntu mukuru bitewe n'ibibazo biba muri itorero. Yego buri cyumweru akiri responsable w'itorero rya Nyarugenge yajyaga Faisal kabiri mu cyumweru kwisuzumisha no kwivuza. Iyo aho rero yagiye muri pansiyo uri kumva nta buyobozi agifite. Yaratuje arya utubuto anywa amazi akora siporo yabaye umusore nta raporo zikimucengesha na bwa burwayi yagiraga bwarakize. Aha urumva rero ko raporo nyinshi nazo zicangacanga abantu niyo mpamvu bavuga ngo bamwe barwaye imivuduko. Ariko reka nkubwire buri rwishigishira rusoma buriya iyo umuntu yemeye gukora yego agomba kureka gatoza. Ariko ifaranga ryabaye ifaranga rero twatuzi pastor agera muri biro urabona ku matorero nta kintu cyasigara. Urabona kandi turi mu mpeshyi agafata igihumbi akagiha umudiyakoni gikonzana amazi harahepfa kubera ayo mazi yayanywereye mu rusengero azatangira raporo. None se ntiyanywere mu rusengero yayiguriye se none se ntiyanywere mu rusengero nese kunywa no kugurirwa agomba kuyanywera ataragera ku rusengero nayanywera mu rusengero gari kwatangira raporo. None se sibyo oya none se abamubonye wumvishe ntiyanywere mu rusengero. None se reka nkubaze ubu nzanye ikaramu yanjye bazavuga ko ari itorero. None se bazatandukanya gute wumvishe na ya mazi y'abashyitsi yashize nayo yatumye umudiyakoni bazajya babitandukanyiriza mu mirimo abadiyakoni bagize gute bakozemo amafaranga. Abadiyakoni se borera ariko se bamagana intoki zabo hari umudiyakoni wibaga amafaranga bari intoki ze bari kuyabara yaranyerezaga ntabwo yibaga yanyerezaga amafaranga amafaranga nyerera akamugwa mu mufuka. ubwo uza ahantu ayo mafaranga yarengeraga mu isogisi ry'ipantaro mu isogisi ry'inkweto ubwo yabaga nyereye akagwa mu isogisi akazamura isogisi akayirenzaho kuko bivugwa ko hariya hari umudiyakoni bafatanye ibihumbi 100 ewe gadata we mu isogisi baramubaza ati ayo mafaranga ni ku isogisi ryatumye wayakuye he ati nagurishije ikimasa. Bakoze iperereza basanga nta n'ihene ashobora amaze nta niyo yoroye. Ifaranga rero riravuza ubuhuha muri ADP. Umuntu ashobora kuza yifitiye amafaranga ye bisanzwe yego mwebwe mwayamubonana mugatekereza ko ari ayanyu yabaze. Oya ahubwo mbaze uti byagenze gute. Hari mu diaspora wagiye gusengera kwa rya torero ngo aje gusura famiye ye inaha. Yego atura ibihumbi 100 biriho fimbo. Yego wa mudiyakoni tobihiye arebye mu giseke asanga inote ziriho fimbo avuga ati ayanga yaruzuye ayiterura ayashyira mu isogisi. Ariko ADPR gukunda amafaranga kurusha abantu mugerageze nyaboneka kandi amafaranga azarimbuza abantu. Oya amafaranga yo turebye dusanga azarimbuza abatari bakeya kuko mumva 3 z'abakozi b'Imana n'amafaranga azamo. Waruzize imva 3 umukozi w'Imana gwamo iyo atazirinze arohamo. Iya mbere no amafaranga yego iya kabiri no umugore iya gatatu ni cyubahiro. Ngize imva zibamaze ngizo kabaye kayenze urumva nawe reba umugore ureba Dawidi ngo yarebye ku kibero aho kanyaragwa kugwa se ajye ubwo yaguye he wese ntubyumva ni hasi cyangwa ni kuburira ntabwo yaguye gusa ahubwo yaraguye arangije yicisha aranarambarara. Reka nihanga umugore reka nihangane ntitugire icyubahiro kiranga umugore icyubahiro ni faranga. Ibyo ngibyo nibyo bikozeho abantu b'Imana. Aha reka twikomereze ingingo ya kabiri rero amaraporo. Baba we nubwo twatumaze kubivugaho haraguru ariko raporo zabaye raporo mu makorara amaraporo yabaye amaraporo yego muri mpuzabikorwa amaraporo yabaye amaraporo mu badiyakoni amaraporo yabaye amaraporo yego mbese raporo zabaye amaraporo mu bayobozi bahagarariye amatorero.
kuvuga ngo raporo yabaye raporo. Ndibaza ngo izi raporo zabaye raporo. Ariko se ubundi bari basanzwe badatanga raporo. Rega raporo. Bari basanzwe batanga raporo ariko zitariho igitutu. Oya. Baretse nkubwire. Yego. Buriya raporo iyo umuyobozi ahawe kashe agahabwa ibyangombwa aba ari ngombwa ngo atangire amakuru ku gihe. Warubizi ijambo rivuga ngo abadiyakoni barahiriraga rivuga ngo ugomba kuza witeguye ko aho uzaba uri hose ugomba gutanga amakuru ku bijyanye n'ibyo ukora. Babishatse kuvuga ngo niyo waba uri mu isoko umushumba cyangwa umuyobozi ukuyoboye akahamagara akakubaza ngo mu iteraniro byagenze gute, ni ngo uhita utanga raporo. Uvuze gutyo umwuka aranyibukije. Umwana w'umukobwa yaracitswe arasambana. Yego. Yaracikwa. Oya. Ntago ari ugucika. Ngaho reka tuvuge. Yarabiteguye arasambana. Arasambana. Yego. Reka tubivuge gutyo. Ariko nje muri centre nivuga ngo yaracitswe. Oya. Iyo muvuze ngo umuntu yacitswe arasambana muba mugaragaje ko icyasambanye kitari kuri we ari ikintu cyabaye hirya ku ruhande kiza kimwe kubita kiranyerera kijya kona ariko we atabigeze mu ruhande. Rero we bwe mayindi ye yarabitekereje, umubiri we urabitekereza, intekerezo ze zirabikora ndetse n'umubiri urabikora. Aha noneho yarasambanye. Yego. Agiye gusamba amaze gusambana ajya muri korali bari bafite umushyitsi w'umwigisha. Yego. Umushyitsi arabavuga ijambo ry'Imana n'amanuka ubahanuzi barisimbiza se gasi nakubwira. Umwana w'umukobwa ahita asohoka ahita ajya kukomanga ku rugo rw'umudiyakoni hafi aho ngaho y'urusengero. Abwira umudiyakoni w'umudamu. Yego. Ati rero ati nari ndimo nsenga. Avuga ko nari ndimo nsenga korali. Yego. Ariko umwuka hari cyantegetse kuza kukubwira. Narasambanye. None nsengera Imana imbabarire. Nkuko Bibiliya ivuga ati ni watura. Yego. Ujye umuntu wibanga. Naturirana ibyaha. Naturana ibyaha. Uzi mudiyakoni ibintu yamukoze. Yahise telefone pasiteri. Ati pasiteri we. Ati kayenze. Ati umuririmbyi wo muri korali amaze kungeraho saa 7:30 ati z'ijoro nese amaze kunyaturira yuko yasambanye. None nanze kurana guhaye raporo kugira ngo kino kibazo gikurikirane. Ibyo yangaga ahubwo bigize gute biba biragiye. Kandi baca umugani ngo akarenza umunwa karushya hamagara. Biba bivuye kuri we bigeze kuri pastori biba bigeze muri muzabikorwa bamuhamagara mu badiyakoni. Wa mwana w'umukobwa wari wihanye ashaka kugira ngo ubugingo bubitungane bahise bamuhagarika. Na n'uyu munsi nakugira umusazi nkavuga ko ibyo bintu ntabivuze bakaba bahagarika bakugira ubunyamugambo. Wowe wabikuye nubwo ndagenza babaza nireka ariko bakureranye nubwo itanze abandi uwo muntu bavuga singewe ahubwo mudiyakoni mu mubazi ibyo bintu nawe yabikuye. Ndashaka kuvuga iki rero, ubundi kera habagaho umuntu wibanga. Yego. Umuntu wibanga akabundi ngo iryakunaniye ntago runaka ari buzari gushoborera. Nubwo batwoshya ngo mwaturirane ibyaha ariko mu rundi ruhande hari aho usanga batwoshya kuko ari ujya kwaturira umuntu ibyaha ugasanga n'ugutije umurindi wo kugusenya. Hari abantu benshi bagiye basenyerwa ingo no kujya kwatura. Ugasanga uwo yaturiye ahise ajyana amakuru ku mugore we ku mugabo we akavuga ati burya bwose ya makuru bavugaga n'ukuri runaka arabikora hagahita hashya. Hanyuma rero hari bikwiye kuvugwa n'ibidakwiye kuvugwa. Ubundi umudiyakoni Bibiliya igaragaza yuko ari umuntu w'inyangamugayo ugira ibanga umutima utuje udahubagurika. Abo Bibiliya ivuga ntago ari abubu. Abo bararangije. Oya haracyarimo bakeya. Oya haracyarimo bakeya. Abubu nibo bakora ibyaha. Yego. Nibo basambana. Yego. Nibo bashyushya inkuru. Yego. Abanyamagambo. Yego. Abanyeshyari. Nibo batifuza ko umukobwa wo muri urwo rusengero yakora ubukwe ajya gukora ubukwe akaba bamugira kwa mupfumu bitwa abadiyakoni. Rero abadiyakoni bubu ngiye wari ngiye ku giti cyanjye ariko ntagire unyumva ngo angendereho kuko ashobora no kuyoba. Ngiye ku giti cyanjye nta mudiyakoni nakaturira nta nuwo nakizera. Uramutse ukoze icyaha noneho Imana ikagusanga ikagutegeka kukihana wabigenza gute? None se kwiba yansanze nyine nayibwire ikambabarira. Yuganira n'ubu kumwe biroroha.
aho ngaho yansanze mbonye iyo mbwira ebwe ni rwose mubyeyi nanyireye kuri iyi ngingo rero ya raporo. Reka tubwire abakorerabushake bafite amatorero nibihangane bayakore, nibakora amaraporo ko nicyo bahamagariwe. Oya, ahubwo nicyo basezeranye n'Imana yuko bazakorera Imana bakazahembwa bageze mu ijoro. Umuntu utari butange raporo kuri gahunda nk'uko biteganywa n'amategeko araba atandukira inshingano akora. Bivuze ngo aba bari kwivovota nibareka kwivovota kuko nicyo bagomba gukora, nicyo bashinzwe. Ntago baje kwicara, baje gukora. Iyo ngingo reka tuyiveho. Hanyuma rero mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR aba bakorerabushake barahangayitse. Bahangayikishijwe n'iki? Murakoze cyane. Ikintu kibahangayikishije nayo maraporo. Raporo rega guhangayikishwa k'umuntu na raporo ni ngombwa. Reka nkubwire rura kuba turi hano turahangayitse kuko duhangayikishijwe n'iki? Kuba itiki yakuzanye ni gusubizanya uyu muriro turi gukoresha, uyu munwa turi kuvuga, ibi turi bukoresha ni ibintu bituma umuntu ahangayika ko ari gutekereza ngo internet ni amafaranga, byose n'amafaranga. Rero uyu nawe kuko ariko kazi nyine akora yahamagariwe agomba guhangayikishwa nako iteka ryose. Iyo winjiye mu kazi egare guhita uhura ko nibigomba kuguhangayikisha mu kazi. Iyo udashaka akazi kaguhangayikisha ubu umaze kwigira umunebwe ushaka guhembwa atakoze. Ese ubundi barahembwa? Udakora ntakarye barahembwa se? Barahembwa none se ntago bakorera igihembo cyo mu ijuru? Aha ubivuze neza. Ahubwo Imana ni izabahemba. Imana yatuweze ngo tuzakora imirimo yayo twiganyira. Nimukiganyire. Ese ubundi bamugane kubera iki bakuru umurimo w'Imana biganyira? Nimukiganyire ngo mwibaze ibyejo uko muzabaho yabiteguye mbere yuko muhabwa inshingano. Abantu b'abakozi b'itorero batanga amaraporo bahangayitse, abandi bagasakuza. Ese buriya koko rusaku bafite ruzatuma bagira ko Uwiteka? Ndagira ngo abantu bumve iki ngiki. Ntabwo abari muri urwo rusaku cyangwa abari mu rusengero bose aba tureba siko bose bari gukorera Imana. Tubyumvikaneho kimwe. Hari abari gukorera Imana, abangabo niyo bahuye n'ibisitaza begera mu ngo n'urusengero bagasenga, ntiyagire umenya ibyabaye. Nta marira yaba agomba gusohoka ngo ajye hanze. Ariko abakorera ibihembo byo mu isi bagomba guhangana na shebuja. Itariki yo guhembwa, tuzamurira umushahara cyangwa se bigende gucya, barabakata cyangwa reke kubakata, ibyo bigomba kubaho nk'umukozi n'umukoresha. Hari ikiganiro twakoze mu minsi yashize kivuga ko abayoboye amatorero yego barashonje. Ahubwo se kandi muri uko gusonza ba nyira amabutike ni bari bubafunge. Kandi ubwo muri uko gusonza yego nta gihembo maze kinini, nta gihembo. Kandi umukoresha wabo mukuru n'agasabone yabemereye kabona ni ku munsi mukuru byarangiye batakabonye. Vuga ngo inzara mu bakozi b'itoro rya ADPR iri gusenya ubutumwa. Turabafashe cyane. Ari kugenda yagera kuri botike yafasheho ibiro 7 kandi akabona abana bagiye kubura arakeneye ikindi kintu akabura ahera babwiye ati mu mikindi. Abantu bahinduye inzira, asigaye afata Bibiliya akayitsimba mu ibaga kugira ngo atagira umubona ayifite amufitiye ideni. Kubera iki? Ideni rigukura mu bagabo ukandavura, amayira wanyura gukayahindura, gahora n'igitodo ku mutima ukabura ijambo mu bandi. Ideni sha ntabwo byoroshye kuko batugezeho bababaye, batugezeho bavuga ati ubu se koko igihe tumaze dukorera ubuntu, dukorera ubushake, aya maraporo bari kutubaza, izi ngendo, iri faranga ni ibiki koko? Ariko uwabaroze ninde? Uwabaroze ninde? Ninde abwiye ko mu murimo w'Imana abantu bakorera amafaranga? Ubu tuvugana iyo wajyaga ikanyarira wishyuzaga nde? Uvuze hafi iyo wajyaga Kinyamakara wishyuzaga nde? Uvuye Kigali ukoresha amatike, utereye umusozi wahagiye urawumanutse urongeye usubiyeyo wishyuzaga nde? Ngewe nakoze igiterane mu Bitara
urenze Ryabega umanuka ari hepfo ntago mavuze. Iyo urenze Ryabega uba ugeze muri Mirama. Ugeze muri Mirama. Ntago ndavuga. Yego. Noneho pastor bamuhaye umwanya ngo mbwirize, ndabwiriza bigenda neza. Ariko uwo munsi nagendesheje amaguru. Wari uciye muri Ryabega ujya Nyagatare cyangwa uciye muri umanuka Matimba cyangwa nimanukiraga Matimba tazarugaragara nanga wabyumvise je ntago ndakabata noneho ndabwiriza pe muri uraka bashyiramo igiturisha batereka duherekeza umukozi w'Imana afite ubutumwa. Ibyambeho ntago nzabyibagirwa. Ntago nzabyibagirwa. Yo kuko reka mavuga hariya ku cyahoze Paruwasi ya Ntoma ko rusengero rwaguye hari umushumba Yesu wehe ndi kubyibuka nka Sheshuru meza aha ngaho kugera ahantu bita ngo ni kurya Kangahera hajya bahita ni muri Kangahe kwimiyaga uba waharenze aho byambeyeho ni rw'imiyaga asanga umushumba we umukozi w'Imana haleluya yarafite kavatiri k'umutuku ntago nzabyibagirwa umukozi w'Imana twinjira mu rusengero ndabwiriza umuriro uraka ariko reka ngubwire bashyiramo ifaranga bashyira muri envelope anshyira mu modoka tugera ku cyapa arangije hano ngo bye bye araritahana niko byangendekeye n'isahera utahana amaguru isahera kuriya mushumba mu tagisi vatiri sahera yahuye kuriya mushumba mu tagisi vatiri ye baba we bashyira amafaranga mwibahasha ngo aze kumerekeza isahera ni urenze mu irango ucitumba ngira ngo ubwo arihuye uvihuye ugakomeza ugacara uruguru urusengero rwo kwitaba ugakomeza imbere ukagera ku isoko ryahuye ugatambuka ukagera kuri kaminuza nkuru yahuye ugakomeza ukamanuka hepfo gato ya kaminuza hari urusengero rwa ADPR Mukoni sibyo ntago ari ku Mukoni noneho ugahita uzamuka ukagitumba iyo ugeze itumba uracurika ukagera mwirango ubwo ukiva mwirango rero nibwo ucuncuma ukajya isahera aho ngaho wese byambayeho umushumba inshuti yanjye n'umutagisi vatiri huye yego ndabwiriza abantu barafashwa pe itike bari bateguye bashyira muri envelope bagiha umushumba mu tagisi vatiri nicara muri tagisi vatiri umushumba vatiri rero hari akabahasha mfite ahangaha aho ndakaguhera kuri gare tugeze kuri sitasiyo anywa esanse noneho tugeze Huye nabone se mushumba kagatekeye bangeneye kari hehe none arambwira ati se barakugenera ati ngende umukozi wa Satani nakanywemo esanse yagukuye isahera ikugeza hano ahandi wirwarese birababaje kandi bitewe n'agahinda. Reka dushimire abakozi ba Satani bivanze mu murimo ngo ise Satani azabahemba. Noneho nabaciye mu idirishya n'abadakora ibintu byo gukiranuka bose bagira mu murimo bakawusanze n'amazi gatatana Satani azabahemba. Yego kuri wa munsi Satani azabahemba. Satani ahemba neza ntiyambura. Satani azabahemba. Baramukorera bakagira ngo azabavanamwe. Hari umusa azabahemba kubisegura umuntu kwa umunyotwe. Satani azabahemba. Twikomereza tugera ku musozo. Reka tubwire abadukurikiye bose baharanire gukora neza. Iyo ukora ibyiza Imana irabyandika. Rega ina ko Imana yabwiye Gahini. Niyo ukora ibi Imana irabyandika. Gahini. Ejo nabonye umuntu twa Gahini. Mwirangamuntu handitsemo Gahini. Arakagendana. Gahini. Mwirangamuntu amazina yitwa Gahini. Ariko yasanga atari umuhini bavuga usanzwe. Hari umuhini usekura. Sibyo? Hari uwisuka. Hari iki. Ariko hakaba n'agasozi kitwa Gahini. Rero hari igihe umuntu avukira kuri ako gasozi bitewe n'amateka yahanyuriye. Sibyo? Nkuba hari ivuriro rya Gahini. Hari amashuri ya Gahini. Hari urusengero rwa Gahini. Hari mbese agasozi kitwa Gahini. Uhavukiye hari igihe bamwita Gahini. Izina bagitire kujije. Noneho Imana ibwira Gahini ati mbese yuko ari bwiza ntwari kwemerwa. Byanditse muri Bibiliya. Yego. Tubwire abadukurikiye bose nyuma y'ubu buzima hari urubanza. Duharanire gukora byiza. Tunibutsa abantu ngo iyo ukoze ibyiza ugaheruka ibibi Imana ikubona nk'umunyabibi. Iyo ukoze ibibi ugaheruka ibyiza Imana ikubona nk'umunyamirimo myiza. Ese iherezo ryawe ni irihe?
suzuma urebe finali yawe turabashimiye Yesu araho umugisha kandi tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka amen.